umugore wanjye arafuha agafuhira n'umuntu wo mu gipangu nk'uyu nguyu twe tumaze kuryama nyine yego nibwo yasimbutse afata amabyara yakanda ngo agiye kunyica ngo njye nizo ndazanye ngo bose ngo bampombe ngo bambure nibwo njye n'ibise ibintu bikaze nibwo navugije induru yego n'abaturage baraza basanga hano harakinze n'ingufuremo imbere undi bafite gahunda ngo kunyica yego ariko Imana ntabwo yabyemeye simukadi yanjye ririho amafaranga ubu ngubu yanayinyimye yanagiye sinzi yagiye ibyo byose byabaye mwana hari yabwiye abantu ngo mama ngo yakuruye amabya papa icyo nshaka ubundi nuko ampa simukadi yanjye nkaba nafite n'utuntu duke twanjye dushoboka yego nkajya gufonda ubwanjye buzima umugore nyine yamukanze ngo amabya njye ntago nari mpari si ukubeshya numvaga ngiye no gupfa kandi umugore nibyo yashakaga ko yari yamaze kumufata rero byageze aho uko namwiga yakuraga yakandaga afitemo n'ubugome namukubise rimwe ryonyine aribwo nahise mucukira kuzongera kurwana nawe ariko ubundi mu myaka 6 tumanye namukubise rimwe nabwo nteye umujinya afashe ibuyenga n'gisera bwari mu bitano mu mutwe ari mu mutwe mbonye amaraso kwihangana byaranze ya umugore w'umugabo ikigaragara cyo umuntu udashobotse tu yego umugore nabwo bari bashwanye gutyo umugore akatubwira ngo icyo bapfuye yego ngo nuko uyu nguyu yanyaye mu biryo ibinini baguhaye bigabanya uburebwe birarenze ntabwo nifuza kongera gusubirana nawe ntabwo yifuza kongera gusubirana nawe ubu se ntabwo ari butahe mu kararana Slim Jesus. Yes, reka mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu mupapa turi kumwe ni umupapa warayahuye n'ikibazo masaha ya nimugoroba aho batubwiye ko ngo yaje kugirana amakimbirane n'umugore wiwe umugore wiwe arangije ngo afata bayita mabia barayakata yayakase no kuyakama yayafasha arayakanda tugiye kuganira tubwire ukuntu byari bimeze yego birasaba ko yageza mikoro ejo sinzi nimba gutyo mbere na mbere yitwa ngo iki Nzayisenga Anastase witwa Nzayisenga Anastase yego Anasta wowe n'umugore wawe ikibazo cyatangiye gute byagenze bite cyatewe n'iki nyengewe ejo umugore yagiye mu kazi agiye mu kazi nibi nanga uko nta kazi nagiyemo yego ubwo nirwo nicara n'umwana wanjye turi kumwe nk'aya masaha mukikiye yego nimugoroba ubwo tugaruka hano turaza umugore n'abavuye mu kazi yego hari hirya ku muhanda bahateye agatebe hano waciye yego ubwo mhicaye hari umukobwa hari ucuruza amakara yego bwarayicaye turicara nyine ku muhanda abantu batambuka n'undi baranyura bakicara ubwo nibwo nagize gutyo umugore hanyuze avuye guhambwa ati ntumubwire barandaje yego umugore wawe wanjye yego ati se wicara nirandaya gute nise irani indaya kuki abantu bose ubita indaya ngo ngiye ngo urabizi ngo ufite amakuru ngo ni indaya ngo arwaye na sida rero kuba ari indaya sinene nabizi ngiye kubona nicaye hariya ntusanze ndi kumwe nawe cyangwa niherere hano turi kumwe ndi ku muhanda kimwe n'abandi nk'uko bahicara yego ubwo umugore yambwira ngo ntabishaka ndamwihorera ndongera nisura ku muhanda kwicana na wa mugore oya ntabwo ari wa mugore hari abantu benshi yego intebe yaba ari urubaho ironkona barenze 5 yego twicara aho ngaho ubwo arongera akase yiye guhasanga niciye kuri ya ntebe ariko intebe yego iriho abandi bantu benshi on kugasimara kuganira wahabonye ku muhanda yego hari abanacururiza yego ubwo umugore ngira ngo ati vayo turataha yego kuko ngo umugore wawe yaje bwa mbere arakubwira ati injira mu gipangu arakuganiza ati kubeki wicanye n'iriya ndaye urangije uramwihorera wisubirirayo impamvu nsubiyeyo nuko hari abandi rero kugasima nyine ahantu yego ku muhanda kandi icyo kibazo noneho rero si ukuvuga ngo sinamushinjaje uburaya sinarimuzi yego ntabwo wabona umuntu agenda cyangwa ahagaze gutya avuga ngo ni indaye utamuzi ubwo rongeye ibintu byantunguye nimugoroba dutashye tugarutse turari tumaze kurya turaryama yego ubwo umugore atangira kuntuka ambwira ngirandaya ngo sinyishaka ngo narakwiyamye ngo kwicara ngo n'indani se ngiye ikibazo cyane cyantunguye ni ukuba yita abantu bose ndaya umugore wanjye arafuha agafuhira n'umuntu wo mu gipangu nk'uyu nguyu uwo rero wese mwe turi kumwe ngo ni indaya yanjye ubwo rero ibyo bintu kuba ari ikibazo ubwo rero tumaze kuryama bize nka 5:30 atangira kunkubita inshyi kuko yaravuze ngo arashaka ko nzamukubita bakamfunga none ngiye ngukira byambwiye ndamwihorera dore umuntu ura muri inzu bafite turanye nuko adahari ngo abikubwire
umugore yankubita ngo niwanditse urashaka iki kwavuze ngo urafungisha nibyo ushaka kamwe ngo aranyiyamye yego umugore abonye namwihoreye twe tumaze kuryama nyine yego nibwo yasimbutse afata amabyara yakanda ngo agiye kunyica ngo njye nizo ndazanye ngo bose ngo bampombe ngo bambure ubwo nibwo yabikoze gutyo njye maze kugira ngo ni ibintu by'imikino avuga n'umugore unishakiye nawe wenda ashobora kunyica nibwo njye n'ibisi ibintu bikaze nibwo navugije induru yego n'abaturage baraza basanga hano harakinze n'ingufuremo imbere habura ubutabazi akomeza arankanda uwa yigije hashakiye kubera yamanenya yari kimagazeho sinagira ikintu mba arakingura abaturanyi hano hanze bari buzuye baranterura nijoro banjyana kwa muganga nuko ngo yayafashe arayakanda undi bafite gahunda ngo kunyica yego ariko Imana ntabwo yabyemeye ese nta kintu na kimwe wakoraga cyo kwirwanaho oya nawe urabyo kumubwira umuntu agutunga agufata agutunguye yego ntacyo wakora kuko niba ubizi neza n'undi wabibaza nta kintu wakora ko njye yantunguye yagutunguye Eh. mwari muryamye twari turyamye ese yaje buriya hari ikintu mwari mwakuyemo imyenda se mwese twari twaryamye nka kwa kundi abantu wenda barara batambaye imyenda muryamye nk'umugabo n'umugore rero nubwo yatangiye gutoreka asakuza musobanura njye ntabwo nta muntu sinjya nganira nawe sinjya nirwana nawe Yego. sinjya nanasangira nawe ubwo rero bihera aho ngaho bigeze ubwo atangiye kuya gute ngo agiye kunyica ngo twese tuguhomba ariko nubwo wanyica urabumuye gusa urasinda yanjye nta na gahunda mufiteho yego rwose urabizi ko uri umugore wanjye nashatse bigeze no mu bwana ngiye nshaka kujya mu ndaya simba niriwe nkuzana yego aravuga ngo we ntabishaka ngo amakuru arayafite ngo uranindaye ikibazo cyanjye rero ni icyo ngicyo yego no kujya kwivuza nyine abaturage banteruye banjyana kwa muganga ndivuza ariko nimwe n'amafaranga sinayishyuye ikindi kibazo mfite cya kabiri yego simukadi yanjye ririho amafaranga ubu ngubu yanayinyimye yanagiye sinzi yagiye he kandi ntabwo mbizi arabizi ko ufite aho ayo mafaranga arabizi ko afite n'amubi yayinyimye na nimugoroba abantu bamubwira ati se simukadi yamuhaye agakuraho amafaranga akajya kwivuza ko ndahera bumuhe ngo nta simukadi muha n'umunsi nyamwaka arayinyima ubwo rero no mu kanya turabona mbona simukadi yanjye ahita ahungaranyira sinzi yagiye ibyanjye nuko bimeze hanyuma rero wigeze gukomoza ko mufite umwana ukiri muto umwana wanyu wari hehe yajyanye na nyina ibyo byose byabaye umwana ahari yari ahari afite imyaka ingahe yari afite nk'imyaka 3 hafi 4 yego umwana w'imfura ubwo rero kuko nawe n'ibyabaye yabirebaga yabisubiragamo nijoro abantu bari ahangaha yabivugaga yabisubiragamo umwana abibwira abantu ngo yabwiraga abantu ngo papa bamufashe baraya yabwiye abantu ngo mama ngo yakuruye mu bya papa naho bahera abantu bavuga koko ntabwo umwana yabeshye bavuga n'ibiki ese umwana azamubya navugije impamvu nuko yabivuga nyina bivuga ngo ngiye kuyaca yego unubundi ngo twese tuguhombe ngiye nkibaza abo banamuhomba atuma ngo twese tumuhomba kandi ari we mfite wenyine ari ne nkunda bikanshobera ariko ngewe Imana yakinze akaboko nabwo yabaye nk'uko byifuza umwana se murara mu cyumba kimwe turara nyine muri chambrette mwa muri chambrette buno hano nago nta cyumba n'iki urumva n'ubundi iyi nzu buriya muyishyura nkangahe teshyira 20,20 nubwo akangahe mugiranye amakimbirane n'umugore wawe ni ukuvuga ngo umugore wanjye niwanjye nkeka kwenda yananduze ndamukunda ariko ngiye ibintu nkorera bikambaza bikanancanga ariko ubu ngubu ubwo nafashe icyemezo ibintu byagezeho kugira ngo bankurure amabyano birarenze ntabwo nifuza kongera gusubirana nawe ntabwo wifuza kongera gusubirana nawe ubu se ntabwo ari butahe mu kararana rwose icyo nshaka ubundi ni uko amasimukadi yanjye nkaba nafite n'utuntu duke twanjye dushoboka yego nkajya gufunda ubwanjye buzima kuko mva hano byageze ni indengakamere uvuga ngo ntabwo simukadi yawe ushobora kuhita uva mu rugo ukajya kuko niriho amafaranga nshobora nkakodeshamo n'inzu cyangwa nivuza nk'uko kose uko sindakira umerewe ute rero muri kano kanya muri makeya imisonga nagiye kwa muganga bampa ibinini bampaye ibinini ariko nabwo sinanabyishyuye ndabifite no mu mufuka
ndi kugushyiraho mikoro ebyiri ukuntu uri kwibagirwa iyi ngiyi kuyitunga ku munwa neza. kari imbere y'abari mu nzu. Binini. Okay. Uyu muntu ibibazo yibera muri chambrette nk'uko mubibona, ni inzu babamo. Uyu mupapa yaje kuba yahura n'ikibazo ngo akandwa amavya n'umugabo we nako n'umugore wiwe. Ni inkuru itangaje cyane, ni inkuru itangaje. Turaza kuza kubaza abaturanyi uko babimenye, uko bamenye iyi nkuru, baze kwa batubwira. Aragiye gatora ngo agiye kuzana ngo ibinini bamuhaye, twereke imiti kwa muganga bamuhaye, cyane ko avuze ngo yavuyeyo atanishyuye, nyine atishyuye. Ubwo urumva n'abantu tuza kubona kino kiganiro, tugerageze tuze gufatanyiriza hamwe turebe ko twamufasha kuba yagira, kuba yakivuza. Tube tuganira n'abaturanyi, tube tuganira n'abaturage mu gihe tumutegereje batubwira uko. Mwese se muri abaturanyi biwe si mwari muhari? Ese ko muhunga hata bimeze bite? twebwe ntago tubizi. Ntago mubizi. Twebwe twabyutse nyine dusanga ngo niyo nkuru nyine ihari. Yego. Twasanze natwe twabyutse twumva ngo niko byagenze, twari twasinzira ariko twumva ngo umugabo nyine yagiye kwa muganga, ngo umugore nyine yamukanze ngo amabya. Njye ntago nari mpari, nari niryamiye pe. Wabyutse wumva inkuru ngo umugabo bayakanze? Nabyo nari nzi, nanjye niko nabyutse mbyumva. Ntabwo wari uhari wowe? Yego. Ese kuri guhunga kamera uriya ni umugore we? Oya ntago ari umugore we, ni umuturanyi. Yego. Umugore we wenda mw'abaturanyi muba musanzwe muzi uko babana, bari babanye gute mu buzima busanzwe? Ntabyo tuba tuzirika, abantu baba babanye bitandukanye, si ingo z'abantu wamenya uko baba babanyemo. Ntabwo tuba tubizi pe, gusa nyine twumva ngo bakunda gushwana ariko ntabwo tubizi, ntabwo twabihamya. Urakoze. Buriya turangira tuganireho gato uratubwira neza. Ndabona yazanye imiti, yagiye kutwereka. Waruje kutwereka imiti baguhaye. Imiti baguhaye ni iyihe, ni bwoko ki? Ibinini nakoresheje ugabanya uburibwe. Dr. uri kubireba neza kuri kamera? Yego. Ibi ni ibinini baguhaye bigabanya uburibwe. ibyo se nibyo biri bukuvure? Nyine bigabanya uburibwe kuko nta bundi bushobozi mfite. Nese bakubwiye ko biri buze kugira. Hanyuma rero hari hasi bimeze bite rero? Nyine buri wenda bushiramo ariko ndacyababara. Ariko nta kundi nyine. Yatangiye gusubirana se basi? Ariko nababaye cyane kuko si ukubeshya numvaga ngiye no gupfa, kandi umugore nibyo yashakaga ariko Imana ntabwo yabyemeye. Yego. Igihe yakandaga se hari ukuntu hari ibintu byajyaga biba cyangwa biba ku bakinnyi, abatipe bakina umupira kenshi cyane, ugasanga nk'umuntu bamukubise umupira ariko noneho bikarangira aryamye hasi agatuza. Wowe ntabwo byageze ku ruhe rwego? Nyine ngewe akimfata nigerageje indwara kumwikonya mubane wandekuye, ko yamaze kumfata rero byageze aho uko namwiga yakuraga yakandaga afitemo n'ubugome, byageze mu nshikane y'ikintu cyagitse kwara kugonga gusa iremo hawe nuko nese ntekereza. Kuko iranze no gukingura yakinguye nyuma. Uravuga uti wowe ako kanya uhita usezera? Ndavuga nti Imana inkire mu bayo nta bindi kuko nta kintu nabasha gukora. Ubwa mbere aragukubise? Ni ukuvuga ngo ni ubwa mbere, nanjye mpamvu byanantunguye ni ubwa mbere. Kuko njyewe ubwanjye inasherereje ndamwihorera cyangwa nkahunga nkigendera. Njyewe sinifuza kurwana nawe ariko njyewe sinzi ikintu ampora, sinzi gahunda afite. Watubwiye ngo umugore wawe ngo yigeze ngo wagira ngo yarakuroze bitewe n'uburyo agutwaramo. Agutwara mu buhe buryo ku buryo uvuga ngo wagira ngo yarakuroze? Impamvu njyewe mbivuga singiye kukubeshya, njyewe buri kimwe cyose cya hano mu rugo njyewe nkunda, ndi umunyabiraka nyine, nkagenda nkazana amafaranga, nkazana nafata amafaranga, nfata amafaranga wajya no wawuteka. Ati njyewe simbiteka n'utubiteka ubireke, nuko mfite umwana wanjye nkavuga njyewe kamubyikorere, ntacyo zo ntabirenze guteka nta kibazo. Amaze kunyicya ambwira nabi iki, ariko byanjye ni ibyo ngibyo no kunsuzugura bikabije, kumenya itimuga kubona ko ntacyo maze. Ariko icyo nsaba ni uko Imana yo mu ijuru
irebera hose icyarimwe ibyo ambwira byose Imana ijya ibireba kuko njye mu bushobozi bwanjye ntako nagira ubwo rero ikibazo cyanjye ndumva ari icyo ngicyo yego ubu nawe namwe mwankorera ubuvugizi cyangwa mukaba mwanarwanaho ntayo kujya kwivuza ntabwo mbisi yego noneho uyu mugore mwahuye mute rero ugutwara gutya ni raporo ndende ni raporo ndende sa nk'utubwira muri make mwahuye gute umugore we tuye guhura uyu mugore nyine nuvuga ngo twahuye kuri telefone ahuye kuri telefone ni n'umuntu wampaye nimero yego muteta kuri telefone imyaka 2 ntamuzi nawe atanze ariko duhuye bwa mbere twemerana muhita mwemerana yego bitaberangira no muri tunabanye muhita mubana mwahuye bwa mbere mwemerana kubana muhita mubana uwo munsi oya yashimo nk'yacemo nk'ukwezi yego iyo myaka 2 mwamaranye mutarabonana yabaga he we wabaga he yabaga muri Kigali nyine akora akazi ko mu rugo tu we wakoraga iki nanjye ntanibereye nawe wakoraga akazi ko mu rugo oya njye nawe ko nikoraga ibiraka bisanzwe yego kuki mutabonanaga rero kubona nawe akora akazi ko mu rugo mwabwa ngewe uzaze kunsura ati ngewe ntabwo nsura abahungu yego byumva byumvika bikumvikana yaranirinze nongeye nkamubwira nti se ngewe ndazi kugusura ati ngewe kwa mabuja ntabwo bemera abantu baza kudusura reka byumva n'ubu nta kibazo yego nuko byagenze byanjye nuko rero mukimara guhura uzakubona ikintu cyagutunguye bwa mbere ni iki ibihe bya mbere byari byiza nta kibazo mbona nta kibazo yego ariko sinzi uko yagiye ahinduka ntumbaze uko yagiye ahinduka bigeze n'aho ashaka kunyica ibyo bintu byantunguye kuko kuva twabana mu myaka 5 tumaranye yego mikoregereze neza mu myaka 5 tumaranye ibyo bintu bwa mbere byabayeho ari mpamvu nawe navuze ngo buriya bintu ushobora kwihanganira ariko ibyo ntabwo nakwihangana ngo twongere tubane kuko niwe yampushije uyu munsi utayazansoza niba yakosheje rimwe wamubabarira oya buriya reka nkubwire hari ibintu bidakinishwa yego hari ibintu bidakinishwa ari ahantu yakoze ari ahantu umva hano yakoze ni habi kuko buriya n'Imana ndakuri no gupfa abana napfuye buriya kuva yabitekereje n'ubundi yego bivuga ko n'ifuni yazahindutse cyane uburoza akabumba ntabwo yakoze biriya bintu ankunze ntabwo yakoze biriya atekereza ko niro umugabo we ubwo rero niyo mpamvu ngiye ngomba gufata icyemezo nkabivamo ikintu ndayankora nzankurikirana umwana wanjye niba ari 10,000 nabonye bemuhereze kubw'umwana wanjye yego nk'abantu bakuru ariko bakihangana mukareka gusa kubana nawe ntabwo bizongera kubaho mwamudufashe ariko ntabwo ari kubategeka no kubasaba yego kubana ntabwo bizongera kuba nibe bihe byiza byuzakumbura basi bihe byiza byuzakumbura ikintu nzakumbura n'umwana wanjye nkuko nanjye n'imfubyi umwana wanjye niwe ncungu y'ahazaza niwe nzakumbura mu buzima bwanjye rero kugira ngo umwana wawe urumva nure gusiga umwana arahita b'imfubyi none sayo aho yanga imfubyi barampambye rero yaba imfubyi nkiriho nabona ibyo gucumi nkabimuha nkavuga ngo akamenya ko ari ibimuhaye ntabwo ari kimwe nuko yaba imfubyi baranshyize mu nda y'isi ariko yakanda ngira nk'amagambo umugore yavugaga igihe yari arimo aragukanda yambwiye ngo aranyica yambwiye ngo aranyica ntabwo ari sanyica umoreke ngo ngenda kwica ngo nta bindi bintu uri kumbwira umuturanyi wari mu nzu niwe waje hano yabivuze neza ati uyu mugabo yahereka aramusemba bazi turabyumva ariko umugore ni isoko mbi umugore anywa ku gacupa ntabwo anywa pe mu myaka 5 tumanye ntabwo anywa inzoga ntabwo yaje yasomyeho wapi ntabwo mbizi kuko aho yiriwe yari n'akazi yari yagiyemo ahubwo ngewe sinzi satani yari yamuteye akora akahe kazi nahandi akora akazi ko mu rugo ataha yakora akazi ko mu rugo ataha nta na rimwe araguca inyuma ibyo ntabwo mbizi ariko ngewe uko mbikiye mbonye ibintu ankorera nuko namuzanye yitwara nuko Yesu yitwara ubu ibyo ntabwo nabihamya 100%. ibyo nibi ariko ngewe icyo nzi cyo nuko yabimukiye n'Imana yo mu ijuru navuze n'Imana umurebe kandi nzamusengera ibyo yankoreye bizamugaruka kubatitse kunkorera biriya bintu twararyamanye twarashakanye kiriya gihango kizamukurikirana nta kindi kintu nsaba gusa Imana izampa kubaho imwe kuzandonka nk'umwana wanjye ariko ntabwo nshaka kongera kubana n'umugore wagize agahinda kenshi cyane yambabaje yambabaje urimo uravuga neza ukavugana ikiniga
gikomeye. Mbaje kabisa. Hanyuma rero ubwo amaherezo wigeze basi witabaza ribu ujye gutanga ikirego uvuge ko umugore wawe yarakwishe? Mugoroba nyine twahamagaye kuri polisi bavuga ngo mu gitondo tujye kuri RIB. Yego. Ubwo rero njyewe nabuze umuntu wanjye mu gitondo nabwo nabashaka kugenda neza. Mbura umuntu wangizayo. Yego. Ndavuga reka mbyihorere n'ubundi kuba ntapfuye. Nzakomeza uko Imana ibishaka, icyo mvuze cyo nashaka ni ukongera kubana nawe. Yego. Ibyo nabisinye pe. Yego. Ntabwo uzongera kubana nawe. Ntabwo uzongera kubana nawe. Wapi? N'ubu ntabwo ubatangiye basi se gushobora kugerageza kugenda wabitangiye? Ni gake ko nkiri kubabara. Yego. Rero simukadi yanjye nabuze iriho amafaranga. Ese simukadi yawe yatwaye yari iriho amafaranga angahe? Yari 32,000. Twari dufite gahunda yo kuzongera kwishyura inzu. None mugoroba bamubwiye ati mikoro wishyira ku ruhande. Mugoroba bamubwiye ati muhe simukadi kuko amafaranga yo kwivuza ngo ntayo muha. Yivugiye. No mu kanya kare twabishwaniye. Hamwe ngo ntayo muha. Nabwo niba ufite ubwoba ko wana kuko umubare wanjye wibangara wose. Niba wana afite ubwoba ko nakuyeho yime. Hari aho nakoze bampembera kuri telefone bahamagare bampe n'amafaranga ndeko yakwifuza ngo ntayo mfite. Ariruka nkaragenda na simukadi yayijyanye. Ubusanzwe wowe ukora iki? Gende umuyedi kabisa. Uri umuyedi? Yego. Niko kazi wikorera? Ko kazi nikorera. Hanyuma se agarutse ibyo byose biri kuba abaturanyi bo babivuzeho iki? Abaje kubatabara ntago bigeze bamucyaha? We bamucyashye wese ateka imitwe kubera ko atwite. Yavuze ngo namuteye umugere mu nda ngo yabikoze yitabara. Abantu bavuga ati umuntu yagutera umugere utwite ntube waturitse. Waba ukibasha kuvuga cyangwa ukibasha kugenda. Abonye ko byose nizo kanone yakoresheje ariko mu by'ukuri nta kintu namukubise. Ikuse ubungubu none uko numva none aratwite ukaba uteganya gutandukana nawe ugura musiga atwite kandi afite n'undi mwana koko? Haguma ubuzima. Hakugira ngo upfe wagera ukajya ubikurikirana uriho. Cyane rwose. Yego. No kwihangana bajya bavuga ngo niko zubakwa. Niko bajya bavuga. No kwihangana nyine nibiba ari ibibazo ningo z'ubungubu. Hanyuma rero nyuma yo guhura n'icyo kibazo basi urateganya ko ubutaha wazavuga uti wenda uwa mbere ruranze wenda ubutaha nzashaka undi mugore uzamoza amarira? Oya. Nta wundi mugore. Kubera? Ureke kumubwira. Akaburiye mu isasa ntikabone nukira mu isakara. Ubwo n'ubundi ntawe kuko bitewe n'uko burya umuntu niba muteretara kumwagamba kubwiye ukumva uko bimeze ukumva ko bitazahinduka. Ariko nyuma yo guhindura ibintu ibintu akoze mu wese ujye umufata nk'undi. Ibinini biri kugufasha kujya kwa muganga, gusubira kwa muganga? Kujya ngo ndageyo ariko amafaranga mva simukadi yajyanye niba nabikuje we afite na gahunda yo gutajya iwabo mu cyaro kuko n'ibintu yakoze byamuteye isoni. Ibintu yakoze byamuteye isoni pe. Wigeze ugerageza kuvugana na nyoko bukwe kandi telefone yayo itwaye na simukadi byose yabijyanye? Na telefone yayo itwaye? Yego nyine telefone yariye ariko simukadi ijyamo simukadi ebyiri. Iwe yagutwazaga simukadi muri telefone? Wazo simukadi bampemba nkamenya ko amafaranga yagezeho ubu nyine yakamamagara. Ubwo rero kuba amafaranga yarariho yavuze turere kunyatware simukadi yayimura wongera ubangara wuzi yayimyira n'ubu ngubu. Ubwo navuze agiye no kubima arampunga aragenda. Ese basi wotekereza ko ari nk'icyo kintu kibi waba waramukoreye? Kuko burya uko byagenda kose umuntu agukorera ikintu ariko nawe ufite icyo wamukoreye kitari cyiza. Ni nk'icyo kibi wamukoreye? Kereka bya byo gushwana mu rugo by'umuryango ariko bidakaze. Nta kintu cy'unigize mukorera. Yego. Wigeze umukubita? Umva namukubise rimwe ryonyine ariko nese mucukira kuzongera kurwana nawe. Ariko ubundi mu myaka 3 tumanye namukubise rimwe. Nabwo ntiye umujinya afashe ibengana gisera bwari mu bitano mu mutwe. Ari mu mutwe mbonye amaraso kwihangana byaranze. Sinamukubise byatere kubera ko nefite umujinya. Ari ubwo icyo gihe. Kubera ibintu byari bimbayeho. Nta nsinsinya kuzongera kumukubita. Ari ne mama suzugura ngurisha ibyo ashaka agira gute ariko Imana izamfasha. Icyo gihe mwari mupfuye iki rero? Ntabwo wapfa kubimenya. Mu ngo buriya mu ngo haba ibintu byinshi. Uyu mugore yatumaga ubana n'agahinda ariko
ninjye ubizi kuko nyine ari njye ubana nabyo. wajyaga wicara ukigunga. ubundi buriya ikintu cya mbere cyambabaje mu buzima yego uko nabuze umubyeyi wanjye. Mama nyine ko yari avuga bishoboka we yakiriwe nta nubwo umuntu kumwe n'umugore kubera iki? baramuha ajya akamurera n'ubundi. Yego uyu nguyu ni umuturanyi w'uyu mugabo, uyu mugabo mwabonye ngo waje kuba yahura n'ikibazo ngo umugore wiwe agafata ngo akamukanda amabya. Niko bivugwa, niyo mpamvu uyu munsi imvugo turi buze kuyikoresha mwihangane. Yego umeze gute rero? Yameze neza njyewe. Bakwita ngo iki? Banyita Fabien. Bakwita Fabien. Yego wari uhari bino bintu biba? Ni ukuvuga ngo ntuye muri urupangu. Yego kuko nari nakoze ijoro ariko naje mu gitondo. Yego tugerageza kuba twabahuza ariko umugore arananirana n'ubundi. Yego uyu mugore w'uyu mugabo bari basanzwe babana bate nk'abaturanyi? Umugore w'umugabo ikigaragara cyo ni umuntu udashobotse tu. Yego kuko ni ibintu bisanzwe bivana wenda nubwo agenda bica ku ruhande n'iki n'iki ni ibintu dusanzwe tubona. Yego kuri bwa mbere yigeze gushwana umugore nabwo bari bashwanye gutyo. umugore akatubwira ngo icyo bapfuye yego ngo ni uko uyu nguyu yanyaye mu biryo. yanyaye mu biryo. Yego ni ukuvuga umugore nyine we. Yego umugore w'uyu mugabo mu buryo buhari nuko uyu nguyu atabashije kubona ko ni umuntu utamushaka. Yego uyu nguyu uko atabibona ko ari umuntu utamushaka. Nese kuki umugore ahaguma noneho kandi? Ntabwo umugore ari cyo kibazo, ubwo ikibazo ni uyu mugabo. Ubwo uyu mugabo we bazamugwangariza mu nzu wallahi. Yakagombye kugenda. Uyu mugabo yagombye kugenda. Waje ukabitubwira hano. Ngwino tuganiriza ariko. Umudamu afite. Yego ni ingurutsi ya danje. Yego ni ingurutsi ya danje kandi umuntu udashobotse, ni umuntu utajya uvuga, ni umuntu mutahuza nyine tu. Yego ku buryo bigeze gupfa ko ngo yanyaye mu biryo. Icyo gihe byabaye ndakeye niba ari kuri Noheli byabaye. Mwese murabyumva. Nubwo byabaye ari nijoro nyine. Yego barashwana. niba yarakubise ngo niyo yagiye amukubise mu ivi. Yego hasi uyu mugabo kuki atajya yirwanaho buriya ni ukubera iki? uyu mugabo nyine warahaba nyine atinyagereza tu. Tinyagereza ariko ntabwo ku muntu w'umusazi ewana ahita gucapa inshyi. uvuga uyu ngo yavuga ati batandisha ibigori. batamurisha ibigori. Abagerageje kwihangana. Hanyuma rero wenda ni nk'iresomo wahereza abantu kuko wenda bona uracyari urubyiruko, sinzi nimba ufite umugore ariko noneho ukurikije wenda aba baturanyi bawe ni iresomo wahereza abantu ku bintu bijyanye n'imishakanire cyangwa nyine nawe wigendeyeho. ni ukuvuga ngo gushaka kuri iki gihe ukibana n'umuntu ukabona guteje isereri bwa mbere bwa kabiri. Yego ni ukwita ukuramo akaye karenge kuko ejo n'ejo bundi igihe ushobora gukora amakosa bakagufunga cyangwa se ugasanga nawe ubwe araguhitanye tu. Yego